Umuntu ashobora kubona ikiganiro akibaza ati se igishoro natangije cyangwa watangije kiri hagati y'amafaranga angahe ubugeze kuva watangira uvuye kuki ugeze kuki ese inyungu yabonetsemo ingana gute kugira ngo wenda ugire hagira abandi ubere ikitegererezo? Ni ukuvuga ngo ubundi njyewe bundi natangiye norora inkoko 5 zisanzwe ariko zizantwara amafaranga agera ku 850 kugira ngo zibe zikuze nzigurisha. Ni 850 ku nkoko 200 ku buryo uzakuramo uteganya ko wazakuramo nka miliyoni zingahe? Ni ukuvuga ngo ubundi inkoko 200 wazikoze neza ukazorora neza hataragizemo izipfa cyangwa zigira ibindi bibazo cyangwa zigira uburwayi. Inkoko 200 So nitwa Gasore Pacifique inyanja y'amahoro abenshi muranzi. Ubu ngubu rero nkaba naje kwiyakira hano Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu hano Gisenyi. Ni ahantu heza hameze neza, hari ifi nziza iryoshye. Muntu waba uturutse hagana ushaka kwiyakirira hano ku mazi ku Gisenyi kabisa, ndakubwiye hano Amazing ku Mashyuza Amazing Beach. Nahanga urabona ko mvuye no mu mazi uroga, hari ubwato urumva bakagutembereza ikiyaga cyose. Ebana antuka vraiment muntu utaziyakirira hano ebana unapoteza. Mujye mwishima mukiriho, ubuzima ni bugufashe, tuzapfa tubisige. Nzovugira icyo babwira. Nanjye nitwa Bahizi Venosti Nzovu alias Maître Nzovu. Nanjye ndi hano Igisenyi ku mazi Amazing Beach hano ku Mashyuza. Hano haba isamake iryoshye cyane, isamake nayo ya mbere. Noneho bagukora agafiriti, noneho bagukora ibyo bita micupu, ibintu byose birahari kuko bakurobera isamake bayivanye mu Kivu bakayivanamo ihiye ugahita uyidama mu mavuta ugahita uyidama. Buri wese waba ushaka no gutembera mu kiyaga cya Kivu baragutembereza. Antuka vraiment muntu uturutse Kigali, muntu uturutse hehe mu ntara zose zo mu Rwanda, yakirira hano Amazing Beach ku Mashyuza, ni imbere ya Brasserie Gato Kido. Sireka nongere mbasuze kandi bahe ikaze mu bigano byacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ntago ndi butinde, ndikumena ni bamwe Juma mayega mukurikira kuri kamera. Turimo twirukankana imisozi igiye itandukanye, turi mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye ariko dufirima. Ariko noneho nanjye namusuyiwe, aho dusura abandi gusa nawe tugomba kugera iwe tukamusura. Juma meze neza? meze neza nta kibazo. Ndakubona cyane. Nagusuye iwawe mu nzu yubakishije iriho senyenge, ariko bigaragara ko ari inzu y'ubworozi cyangwa harimo ibintu mujye kubona imbere. Ari budutembereze ubundi akatwibuka ukuntu bimeze. Mbere rero uko mbinjiza mu kiraro cy'inkoko umuntu arabanza agakandagira hano muri no muti. Yes. Kubera ko impamvu bino muti umuntu akandagira gutya kugira ngo udukoko cyangwa n'utundi dusimba runaka kugira ngo utatwinjiza hano mu nkoko, kubera ko buriya zino nkoko ni inkoko zizirana n'ubukoko. Ubukoko ubundi ivuye uratuganze oyi no yo zidasohoka ntango ziri udukoko ndabona rutu cameraman rutuzungu epu turamanutse. Nta kibazo nta kibazo. Ni ubworozi bw'inkoko muri kureba. Juma yihangiye imirimo nk'uko umukuru w'igihugu cyacu tubwira ngo twihangire imirimo, cyangwa abayobozi bacu tubwira ngo twihangire imirimo. Ninga afata ari kandoma kagire karahita ndi kudida kwakandagiye umutima nkoko. Juma uyu mushinga se harimo imbabura, harashyushye, hari byinshi bigiye bitandukanye. Cyazo ndakwemeye kabisa. Nukuvuga ndakwemeye rwose. N'ubworozi bwawe bw'inkoko ne yagera imbere ukinga zitagira. Ni ukuvuga ngo ubundi zino ni za nkoko zikurira ukwezi n'igice. Ubu ngubu izi ngizi nazigejeje mu kiraro ejo n'umugoroba, ziza ari z'umunsi umwe, zikaba zituruka i Bugande. Izi ni ingande ni za zindi z'inyama. Ariko nkaba mfite n'izindi z'amagi
zo ntabwo ziri ahangaha ziri mu ifamu mu Nzovi niho izo zinuza z'amagi nzororera. Ubwo rero izi ngizi zaje ejo ubu zarayemo hano urabona ko ziracyari ntoya ariko nyuma y'ukwezi zizavamo ubu nzahita nzigurisha nyuma y'ukwezi n'igice. Ibintu bisobanuye iki byo kuba harimo imbabura iri kwaka amakara muri kubibona imbabura irimo iraka harashyushye cyane ndetse uradusobanura turiya tuntu tuvuze iki natwo turiya tw'utudobo twubitse. Ni ukuvuga ngo ubundi izi nkoko ziba zikeneye ubushyuhe kuko urabona ko zakabaye zibundikiwe na nyina wazo. Ni ukuvuga ngo ubu bushyuhe burimo hano bungana neza neza nk'uko nyina yaba ibubundikire muri ya mababa kugira ngo bubashe kubaho. Ni ukuvuga ngo ubu bushyuhe uri kumva hano ubu ino nkoko nta kibazo na kimwe ishobora kuba yagira. Iyi ngiyi ubu irakura nta kibazo igize itarwaye nta n'ikindi. Ni ukuvuga ngo ubu ejo zizaba zujuje umunsi wa 3. Numva inkoko zifite ubushyuhe budasanzwe zifite ubushyuhe budasanzwe. Ni ukuvuga ngo inkoko urabona nk'ubu ngubu izi mbabura uko ari ebyiri nk'ubu urumva ku manywa ho nagabanyije umuriro nijoro hajyamo umuriro mwinshi kubera ko haba haje ubukonje n'imbeho ariko ku manywa ho umuntu aragabanya kugira ngo n'izuba rirasa ku mabati naryo ryongera ubushyuhe mo hano muri iki kiraro cyazo. Iriya mifuka igerekeranyije ni ibiryo biba birimo. Ni ukuvuga ngo iriya ni imifuka y'ibiryo byazo biriya ni ibiro 150. Ni ukuvuga ngo biriya zizabirya kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 20. Nzajye kuzana ku munsi wa 20 hari ibindi biryo kanze nkwereke. Nkaba ndibaza ko ubu ngubu ntabwo bishobora kuba bihenze ku buryo izi nkoko zishobora kuba zirya ibiryo byinshi kurusha ibyo uba washobora. Urabona bino biryo byazo ibi ngibi bitandukanye n'ibyo nzazana ku munsi wa 20 kuko ibi ngibi ni ibyo dushwi dutoya. Ni ukuvuga ngo umufuka umwe wa bino biryo ugura 36,000. Ni ukuvuga ngo ubu ibi ngibi bimagaze 108. Zizabijya kugeza ku munsi wa 20. Ku munsi wa 20 rero nibwo inkoko zirya koko baravuga ngo zikure mu kwezi n'igice n'iminsi 15 zirajya kuko ubu nzagenda nzana imifuka 12. Ziyirya ni ukuvuga ngo iyo mifuka 12 zizayirya urumva ku itariki 20 ku munsi na kwa 20 urumva kuzamura niho zizajya ibiryo byinshi kandi mu minsi mikeya kuko zino zirakura ku buryo inkoko imwe ishobora gupima ibiro 3 cyangwa 3.5. Zirakura zikabyimba handi idashobora kuba yanava hiri kubera unuza gukura kwayo. Ni ukuvuga ngo rero urumva byanga byakunda ibi biryo bitandukanye n'ibya zino nkoko zindi zitera amagi. Ibiryo by'inkoko z'inyama n'ibiryo by'inkoko zitera amagi biba bitandukana nubwo bigura kimwe. Biriya ari cameraman ari gufata biriya bintu byubitse n'ibiki byo. Ni ukuvuga ngo kariya nagakoresho tuzishiriramo amazi ariko buriya aya mazi nkuko muyareba amazi asanzwe se ni amazi asanzwe ya robine ariko urabona ko yahinduye ibara kubera ko tuba twashizemo umuti. Hanyuma rero aka nagakoresho twifashisha kugira ngo zibashe kunywa amazi. Hano ushiramo amazi hano hanyuma ugashiramo n'umuti ukubikaho kano gutya ugafunga wakumva bifashe ubwo haba harimo amazi ukahita wubika gutya amazi agenda avamo gake gake bitewe nayo zirimo ziranywa ukajya noneho turiya nutwo gushiramo ibyo kurya kubera ko urabona nta nubwo bimeze kimwe. Ukuvuga ngo kari urabona ko gafite utuntu tuzikanagira nyabone. Urabona reba nkaka ngaka urabona ko gafite utwenge. Ni ukuvuga ngo utu twenge ni 15. Ni ukuvuga ngo buri nkoko hano ariko nango zino ziratangira kuriramo hano kuko ziracyari ntoya ariko nyuma y'icyumweru ibi tuba twashize ku mufuka bizavaho tujye tubishiramo zijye ziriramo hano. Ni ukuvuga ngo rero imyenge utu twenge ni 15 bivuze ngo hano kuri kano kantu hagomba kuriraho inkoko 15. Hahita nibaza ntese izi nkoko nizije zikenera ubuvuzi cyangwa zikenera umuveterineri ni ukuvuga ngo ubundi iyo ufite ifamu y'inkoko zingana gutya kandi zikiri ntoya ukenera inkingo. Ni ukuvuga ngo ukenera inkingo zo kugira ngo zikingirwe indwara. Nk'ubu ngubu umva mere zira envelope nk'ubu ngubu hari nk'umuti
nahise nzana wo kugira ngo zituze reka Juma, ariko hano hashobora kuba harimo umufungo mwinshi kuko ntago ibi bintu byose nsobanuriye cyangwa izi nkoko zose ziri aha ngaha cyangwa ibiryo no kuzigura ntago ni ukuvuga ngo uyu ni umuti wo gukanda dushara mu mazi wo kugira ngo yice udukoko wazanye mu nkweto kubera ko buno zino nkoko ikintu cya mbere zanga umwanda ni ukuvuga ngo buriya iyi nkoko iryamye kuriya nta kibazo bifite hari aho zavuga ngo reba ngira ngo yapfuye hoye buri inkoko ishobora kuryama nk'umuntu iraryama ikanashira ijosi hasi nk'uko ujya kuri matora nawe ukubika ijosi nayo iraryama neza ijosi rikagera hasi noneho uno muti rero uno muti ugura 10,000 uyu nguyu uretse ko wenda nagiyeho nkabura umunini aka ngaka ko kagura 3 ariko ikinini cyatuma zino ikinini kigura 18,000 hanyuma rero mu by'ukuri umushinga w'inkoko bisaba gushora nk'uko wari ubivuze ariko nanone kuri dukeya waba ufite ushobora gutangira umushinga kubera ko ni ibintu bigira amafaranga ku muntu wabikoze neza bishobora kumuha amafaranga ntagire n'ikindi kintu yaba yanakora mu buzima bwe bwa buri munsi wenda hari igihe uzagira umwanya nkakujyana mu ifamu uri mu Nzove ukareba ziri ukuntu zingana ariko zo nizazindi zigera mu mezi 6 zikabona gutanga umusaruro wo kujya ariko izingizi nzaguhamagara ku itariki zimaze iminsi 25 uzagaruke urebe ukuntu uzibaza ngo iyi ni nkoko nsize ejo bundi hano iyi irabyimba handi nawe kwitora ikibazo hanyuma rero buriya umushwi umwe ugura 1,100 yes ikijana ugura 1,100 w'umunsi umwe kubera ko zino nango zigira ya mishwi y'ukwezi bazikura mu ruganda bahita bazikohereza kuko ziva Uganda kandi iyo baziguhaye baragusaba mbere yuko uzinjizamo hano no ubanza gucanira ikiraro nibura amasaha 2 kugira ngo kibanze gishyuhe zivaho oya nanga inkoko ijyana noneho ku buryo zisangwa bwa bushyuhe zikumva ko naho zivuye naho zigeze kumva ko zari ziri ari nkaho zari ziri naho zivuye muri Uganda no rugendo rurerure ziba zakoze ubushyuhe bwazo buba buhagaze gute bazitwara gute kugira ngo zigere intanga zimeze neza izi nkoko ziza mu makarito ariya nafungishije hariya ku rugi urabona ko ari amakarito urabona ko afite utwenge turiya twenge iyo ziri kuza izi nkoko ntango zikunda ubushyuhe bwinshi cyane zikunda ahantu hasa nkaho habona kuko urabona urebye ukuntu ikiraro cyubatse ntanga ari inzu urabona ko ari igihangari hejuru nizi nkoko zikenerwa urumuri n'umwuka uhagije kurenza ibindi bintu byose ubu zitaho gute ko bufite akandi kazi uri mu bindi byinshi bigiye bitandukanye zitaho gute zifatanya gute n'akandi kazi ndetse n'abandi barabizi ko ari igihe tuba twajyanye no mu misozi igiye itandukanye cyangwa mu hari igihe itandukanye ni ukuvuga ngo ubworozi bw'inkoko ntabwo ari ubworozi bugoye cyane cyane nka zino z'inyama kubera ko nk'ubu ngubu bino biryo nashizemo kuko urabona ziracyari imishwi nk'ubu ngubu zirageza n'umugoroba bikirimo inkoko ushobora kuyigenera ibyo kurya kuko zigira urugero urazigenera ukabisukamo iyo zibimaze urarekera ukaba uretse kuziha ibindi ya masaha ushaka wateganyije kuzongera ibindi uraza ukongera ukanaga ntabwo uko inkoko ishatse kurya uyihereza ibyo kurya kubera ko inkoko nanga igihaga iyo yumva yahora yirira ni ukuvuga ngo ubu ngubu nshobora gushiramo amazi ahagije ngashiramo n'ibiryo ngafunga nkigendera nkongera kugaruka amasaha nshakiye ibyanjye byamajije kujya ku murongo ni ukuvuga ngo watubwiye ko mu minsi igera muri 25 cyangwa 30 tuzagaruka izi nkoko zizaba zikuze cyane reka nkubwire kiro nugaruka ushaka kuzavuga ati utungutu nadukuyemo nshiramo izindi zizaba zakuze zarabaye ntini kubera ko zino nkoko zazindi z'umweru nta mabara zigira rero zo iyo zikura ntango zikura ngo zizamuke zibe ndende hejuru ahubwo zirabyibuha zikagira hasi nyine ikaba igisore ariko iri hasi ntango ikura ngo irambuke ibe ndende ngo ijye hejuru umuntu ashobora kubona ikiganiro akibaza ati se igishoro natangije cyangwa watangije kiri hagati y'amafaranga angahe ubugeze kuva watangira uvuye kuki ugeze kuki ese inyungu yabonetsemo ingana gute kugira ngo
wenda ugire hagira abandi ubere ikitegererezo? Ni ukuvuga ngo ubundi njyewe bundi natangiye norora inkoko 5 zisanzwe zisanzwe, ariko nkagenda ncika intege kubera ubushobozi, kubera ukubura umwanya nk'uko bivuze, rimwe na rimwe zikanapfa. Ariko ndavuga ni ubworozi bw'inkoko sinshobora kubukora nafite amafaranga. Ndavuga ati reka mbanze nshaka amafaranga, noneho mbone gushaka ibikoresho byose, mbone gushaka inkoko, mbone gushaka ibyo kurya, hanyuma noneho nkore umushinga wagutse. Mu by'ukuri izi nkoko reba hano zihagaze 220. Izi ibihumbi 220. Ubwo ushiraho n'ibiryo, ugashiraho zino mbabura, ugashiraho amakara, kuko ubu ngubu nzazicanira amakara imifuka 5 y'amakara. Nyuma y'imifuka 5 zizaba zarameze amababa, ubwo nzahita ndekeraho, sinzongera kugira kongera kuzicanira. Mu by'ukuri rero ubundi iyo ukoze budget y'amafaranga nk'ubu ngubu njyewe zimaje zizanwara amafaranga agera ku 850 kugira ngo zibe zikuze nzigurisha. Ni 850 ku nkoko 200. Ku buryo uzakuramo uteganya ko wazakuramo nka miliyoni zingahe? Ni ukuvuga ngo ubundi inkoko 200 iyo wazikoze neza, ukazorora neza, hataragizemo izipfa cyangwa zigira ibindi bibazo cyangwa zigira uburwayi, inkoko 200 iyo washoye 850 ukuramo miliyoni 1,560. Wagurishije neza cyangwa se wenda bitewe n'ukuntu ku giciro ku isoko bihagaze, kuko zino zigurishwa ku biro. Nanga ari ngo kuza ngugure ngo ujyanyemo. Izi barazibaga bakapima ku biro, hanyuma mukabara ku giciro kiri ku isoko, hanyuma bakakugurira. Nyuma reka tugushimire ku mwanya wawe, tugushimire ko dutembereje mu bworozi bwawe. Byinshi tuzajya tugenda tubiganiraho ku buryo bugiye butandukanye. Hari message utanga ku bantu bavuga ngo babuze icyo gukora cyangwa ngo babuze umushinga bakora, ni iyihe tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu? Mu by'ukuri uretse wenda ko habamo gutinya, hakabamo kuba uvuga uti ibi bintu ntabwo bishoboka. Ubworozi bw'inkoko ni ikintu cyoroha kugikora kandi kikaguha n'umwanya wo kuba wakora n'ibindi bintu ku ruhande. Mu by'ukuri rero icyo nabwira abantu, nanga akazi kabuze, ahubwo habuze gutekereza neza. Mu by'ukuri twese dukeneye gukora nk'ibyo abo tuzi bakora, kandi twese ntabwo twahuza imirimo. Niba ukora umwuga w'itangazamakuru, nanjye ngomba gukora ubworozi, undi akaba umushoferi, undi akaba umukanishi. Rero buri gihe tushaka gukora nk'ibyo abandi bakora, kandi rimwe na rimwe burya Imana igirwa uko yagukinguriye imiryango n'ibyo ugomba gukora. Mu by'ukuri inama nabagira rero, nibashaka amafaranga, ubishoboye ajye mu bworozi kuko bugira amafaranga. Kubera ko wenda uretse no munsi uje hano zikiri ntoya, hari wabibaza ngo izi nkoko ngo zizakora bigenze bite. Uzagaruka nyuma y'iminsi 25 guhaye, kuko izi ngizi nyuma y'iminsi 45 zizaba zitakirimo hano nazijyanye ku isoko. Uzagaruka urebe ukuntu zingana. Mu by'ukuri rero uramutse ufite akazi kaguha 1000, niyo byaba 300 cyangwa 400 wungutse mu kwezi, nekereza ko kazi kaba ari keza. Nta muntu wakuvunishije, nta muntu wagukoresheje utirukanse ngo ujye hirya no hino, ari ibyawe biri mu rugo, kandi kagufasha no kwikorera indi mirimo yo mu rugo. Mu by'ukuri rero urubyiruko nirukanguke, rwihangira imirimo, ushaka ibyo gukora. Imirimo ntango yabuze, ahubwo ni ugutekereza neza, ahubwo tugashira imbaraga mu byo tugomba gukora. Okay, jye murakoze cyane. Reka mbwire urubyiruko cyambwira abandi bafite imishinga igiye itandukanye babuze ibyo gukora, ngo mutinyuke kandi murashoboye. Ikibazo nkuko bisanzwe ucece mu gace caho. Ubuvuzi gakondo. Muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri, ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology, ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima,
diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano ndetse n'akarande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima.